Muraho bahaye ikaze nanone mu kiganiro makuru ku kabari. Ariko na mbere yuko dutangira urabanza wandika icyumwa muri comment. Dukubise twihutaro n'inkuru ya mbere nta kubatindira bigishyushye ngo gukora content ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda bisaba kwigira umusazi. Ni mu gihe dutegereje monetization ngo umubare w'abasazi ku mbuga nkoranyambaga wiyongere. God have mercy upon us. Abahanga bamaze kuvumbura iryo banga bari kwitoza gushyira ubusazi ku yindi level. Mu gihe monetization izaba ihageze izasanga ibisazi byarabaye ibisazi Pro Max. Ibyo turabigarukaho. Hanyuma urubyiruko ku bufatanye na Wasake ngo tugiye kujya tubona amazi ashyushye. Hari imyaka abana b'abahungu cyangwa b'abakobwa bageramo baba bafite amazi nabyo turabigarukaho. Hanyuma mu gusoza amakuru yacu ku kabari tuze gusoreza ku ndirimbo Aragitosa iri kubica bigacika hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Dukubise twihuse rero ubwo twanagiye kandi nakubatindirana yababwiye ngo mu gihe tegereje monetization ngo imbuga nkoranyambaga twinjiza amafaranga. Abahanga bavumbuye akabanga ko kwigira abasazi ku mbuga nkoranyambaga ngo batangiye gushyira ibisazi ku yindi level. Ngira ngo muri kubyibonera. Ariko kandi nanone se bizatugeza kuki? Reka tubanze turebe umusazi wabigize umwuga yewe akaba ari na mete. Nyamara agashinga ko gusara karimo akantu cyane ko bagiye kubwahereza monetization. Reka turebe umusazi wabigize umwuga. Nyamara aka gashinga ko kwigira umusazi harimo akantu. Ahubwo nahise ngira igitekerezo. Niba kugira ngo ukore content ku mbuga nkoranyambaga ikundwe bisaba kwigira umusazi, muri gutekereza ibyo nanjye ndi gutekereza. Ibijyanye no ku kigo cy'Indera na za Karayesi hariya haba hariyo boro. Ubwo nizeye ko byumvikana. Twikomereje rero n'indi nkuru ngo ku bufatanye na Wasake ngo byashoboka yuko tujye kujya tubona amazi ashyushye. Urubyiruko rubifitemo uruhare kuko tugiye kubyumva. hari imyaka abana b'abahungu cyangwa b'abakobwa bageramo baba bafite amazi Ngibi bintu wenda mwebwe mushobora kuba mwabyumvishe mukagira ngo wenda ngo nta hantu bihuriye ngo yakotoye. Reka da, ubu urubyiruko narwo rugira amazi ashyushye. God have mercy upon us. Akantu k'amazi ndi kuvuga muri kukumva ngo cyane ko urya nako ngo amare amazi ngo ntago ajya apfa kuza konje tu ngo buri gihe aba ashyushye. Sesheri wawagira amazi cyangwa ndebe ibindeba. Ngayo ngukorera iby'amazi nuko bimeze ngo urubyiruko rufite amazi ashyushye. God have mercy upon us. Ubwo tugiye kujya tubona amazi ashyushye urubyiruko ku bufatanye na Wasake. Twikomereza kuri Aragitosa, imwe mu ndirimbo rwose ziri kubica bigacika ku mbuga nkoranyambaga. Ariko uri kwibaza ngo ni icyo atosa. Reka tubanze twumve indirimbo. Kubita kuri ka ndimbi umugore arataka maze azana mazi kubita yego kubita indirimbo ifite ubutumwa. Indirimbo ifite ubutumwa ko nye nayumvishe mu buryo burambuye. Iyi ndirimbo ifite ubutumwa. God have mercy upon us. Si umugore wawe aragitosa cyangwa ndebe ibindi. Ni igitenge. Ubwo rero abantu banjye ndabakunda, tuba tuganiriye banje ngo tumene habiri ikiganiro makuru ku kabari. Ndabakunda cyane Imana y'umugisha. Ndaje mu kanya makubitemo ikindi kiganiro. Ubwo ndabakunda cyane, reka duhure mu kanya. Hasta la vista.